iyo nje kukurangira inzu iri hafi y'umuhanda wa kaburimbo mba ndi fiyeri cyane, kandi kabirimo amadizayini meza adasanzwe. Nk'iri tara urifite mu nzu yawe iri guha urumuri, urabona ko ari ibintu bidasanzwe. Ariko si iri tara gusa, n'iyi nzu ni nziza. N'iyi nzu ni nziza, byo ni ukuri ntago mbeshya, nawe urimo urabyibonera. Si biriya bikoresho byiza gusa, ahubwo reka mbanze mfate umwanya nawe wicara urebe izi design zigiye ziriho hano. Urabona ko ifite design nziza, hejuru ifiteho rooftop, nuza gusura tuzayijyanaho urebe ko ari rooftop nayo ngari nziza, isakaye kandi guha view nziza. Ariko pe ibice byose bigiye bigize iyi nzu uramutse uje nko gusura wabikunda kuko ni byiza. Hanyuma ahangaha niho dufite parking ishobora kujyamo imodoka ebyiri z'amajipe ziparitse neza nta ibangamiye indi, cyangwa amavatiri atatu akaba yajyamo. Ariko ikindi nanone cyo kurebwaho ni ukuntu igiye ifite indabo zigiye ziri mu mavaze zizengurutse aha hose kugera hariya. Urabona ko ni inzu iteguye neza mu by'ukuri. Iri hano i Kanombe. Kanombe ni mu karere ka Kicukiro, ariko hafi neza urenze ku bitaro bya Kanombe n'imbuhazi. Iri ku muhanda wa kaburimbo neza, exactly ku muhanda wa kaburimbo. Hamwe kwideplasa biroroshye, hamwe kubona bisi biroroshye, hamwe gutega biroroshye, hamwe kugenda biroroshye. Iri ahantu heza mu bice byose. Rero nimba urenterese kuri iyi nzu nziza, ngwino tugendane mwimbere, tuzamukane kuri aya ma escalier meza ari hano n'ayapavomye. Uze nkwereke duhereye kuri izi design nziza z'ibirahure byiza biri hano. Urabona ko umuntu wagiye wubaka yagiye ashyiramo design nziza ku buryo ubona biryoshye. Aha rero ni naho dusanga urugi narwo rwiza rugaragara neza kandi rw'icyuma rufite stability. Gusa icyo ukwiriye kumenya nuko iyi nzu bimwe mu bice byayo byose ni byiza kandi ni binini, ariko icyo nabonye gisa naho gihedinze ibindi kuba cyiza no gusa neza, harimo iyi salo. Ifite salo nziza igaragara neza vraiment. Guhera kuri iyi TV stand iri hano, TV stand y'igikuta cyose guturuka hariya kuza ukagera hano, ni TV stand nziza kandi igaragara neza. Twagera kuri iyi plafond nziza ya gypsum, itara ryiza naryo rimeze neza. Ni ya salo abashyitsi bawe nibaza no kugusura uzaba rwose utewe ishema n'iyi salo. Hanyuma hasi dufite amakaro meza, idirishya ryiza hariya riguha urumuri ruhagije. Salo nziza mu bice byose. Aha ni hamwe watereka indabo zawe. Urabona ko ari salo rwose iryoshye. Twakomeje turebe n'iyi saramanje. Ngewe ntago ari amakabya nkuru iyo ndi kuvuga ibintu mba ndi kukubwiza ukuri. Aya marangi ari hano urabona ko ari amarangi asa neza. Hejuru itara naryo rirasa neza. Idirishya rinini kuri saramanje rituma umuntu uri gufata amafunguro navuga ngo arushaho kuryoherwa. Amakaro yo namwe meza. Ahangaha ni hamwe ho gukarabira igihe waba usoje nko gufata amafunguro cyangwa mbere yo gufata amafunguro. Twageze rero mu gikoni. Igikoni icyo nkubwira cya mbere nuko usanga ko gifite utubati twinshi twiza kuzamuka kugera hejuru. Urabona yuko ni ibintu bisa neza. Ifite mo uburyo iyi nzu mu buryo yubatse bigaragara neza kandi bisa neza. Uri kubona iki gikoni, utubati dukomeye, MDF zikomeye, umwanya wa firigo, umwanya wa cuisinieri, ukagiramo n'amakaro meza, ukagiramo amakara zamutse kugera hejuru. Ni igikoni kinini ku buryo umuntu waba uri gutekera hano nta kibazo cya espace. Tuvuye aho ndakomeza noneho njye kukwereka ibyumba bibiri biri hano, ibindi byumba bibiri bindi biri hano. Reka duhere kuri uru ruhande aho tugenda duhura na ya matara meza nakubwiraga. Mu by'ukuri aya matara aragaragara neza kandi urabona ko bisa neza. Ukigera hano uhita ibumoso bwawe uhasanga icyumba
kinini cyisanzuye kirimo garderobe kandi gisa neza, icyumba cyiza kigaragara neza kirimo garderobe nziza, gifite itara ryiza, gifitemo amarangi meza, ni ibyumba binini, nicyo cyo kurebwaho. Na hano hakaba ikindi cyumba nacyo kinini. Icyo nakunze kuruta ibindi nuko buri cyumba cyose kigiye kirimo garderobe. Ni kuri miliyoni 180, iri ku muhanda wa kaburimbo, ni inzu yisanzuye irimo ibice byiza binini ushobora kuba wakunda. Twageze aha ngaha aho dusanga noneho iyindi dushe. Iyi dushe no kuvuga ngo biriya byumba bibiri nkweretse bihurira kuri iyi dushe, nyuma amakaro kuzamuka kugera hejuru, kandi nayo ni dushe yisanzuye ubona isa neza. Reka turebane n'ibyumba bibiri biri hano haruguru. Aha niho dusanga icyumba kindi, ushobora kugikoresha nk'icyumba cy'umushyitsi kuko nicyo cyumba cyegereye kuri salle à manger. Kirimo ibintu byose nkenerwa, garderobe irimo, idirishya rinini, amakaro meza, amarangi meza, ariko kikaba gifitemo na douche na toilette. Gifitemo na douche na toilette yacyo yihariye nkuko uyibona, nayo ni nziza, ni nini, irisanzuye, irimo amakaro meza. Buri gice cyose kigiye kigize iyi nzu nuza kuyisura uzayikunda. Twebwe twitwa Ruhima Real Estate. Ujye ukora subscribe, unasharinga izi mari rega, kubera ko izi mari iyo umuntu ayiguze natwe tuba twungutse. Tugeze mu cyumba principal. Icyumba principal cyo kirahagije, ni kigari, kirisanzuye, ni icyumba cyiza kigaragara neza, kirimo amadesign meza, ni icyumba gisa neza mu bice byose. Nawe ijisho rirakwihera kuva hejuru kumanuka kugera hasi ku makaro. Ni icyumba nyine kiri principal nkuko nabikubwiye. Gifitemo na douche hano yacu. Urabona ko ari douche nziza igaragara neza, kandi ari douche isa neza mu buryo bwose. Aha rero tuvuye kuri iyo douche turahita tugerana hano hari urwambariro. Urwambariro rurimo amagariderobe nayo ushobora kuba wakoresha. No kuvuga icyumba principal cyose kiri free ku buryo ushobora kuba wakiryamamo kuko urwambariro rukwarwo, ibice byose biri ukwabyo. Inzu maze kuyibereka neza mu bice byose. Nabibabwiye ko igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, iri hano i Kanombe hafi yo ku bitaro. Irimo iragurishwa ku giciro cya miliyoni 180 zirimo ibiganiro. Nimero yacu ni 0783300250. Urenterese kugura inzu, ngwino nguhe inzu iri ahantu heza kandi yubatse neza ku giciro cyiza.